wega fure. Ni wowe karindagira. Akira. Urutara mupfa. Akira. Atari gutibuka ngo mani dupangire duhubuka kuko barabona amasaha ari atagiye kure burije kabisa nabamwe kamane tugije twikorera mani ibintu wankoreye n'ibikikwera niba kweri igihe nagutegerereje uziganwa twari dufitanye amasaha ari hanageze mani ibintu wakoze kweri twa turi bwafatishe mani wawe bawatinze kabisa mani ni imihanda y'iminsi turuzi turabingera amazi ibintu babyanze mba nabanje kugira ngo nce yibya hanze ndi no kwibuka ukuntu turabigenza ubu nari kuza gutyo gutyo nta n'akantu uzanye mani ukavuye ku mpamvu byanze kweri byanze bitageze nabi ahantu turi bwakurikira mani njye narenze meze nabi ubuse wamurara wundi turamenya araza ryari uramutipe ubona ibintu byiwe ntabwo yari yagira nko kuba ntabwo yari yajya ahubwo tube tumutegereje turebe ko byibuze wenda bibuze twagira ibintu bizima dupanga ariko mani natinda shangiye kabisa nahita mbareka wabona hata tumwikorera ukwacere kuri ubona zibunda abashoboye akazi ibintu byo nuko turya gusa ibintu wazanuzamo ariko tube tumutegereje ntari bikindi ubwo ese mani ntabwo fege wazanye ngo tubanze tunashyireho se ntaraburiye mani icyo umuntu akubwira mani ntiyumve naraburijwe meze nabi kweri habe n'iripfumiye mfite mu mufuka wanjye mubwire noneho mani ubu ngubu imfuka irarangaye po nyine ubwo reka dutegereze twihanganye wenda igihe yaza agafite hari igihe wenda hari ikintu hari bugire ikintu azana akadutegereze turebe uriya mutipe mani cyatiyenda ubwo uriya mutipe nanjye nsigaye muzi sinzi ukuntu nsigaye mubona ubu rwose dukoze abashaka kugura ujya kugurisha uriya tuvuye gatadusagura reka nkubwire uyu munsi uyu munsi abanyatunganye ibintu byo kwiyongonga kuba ariho tuzanye mu kazi bivuze kudufatirana agatuba natwe akazi turakamenyereye mani agende tujye twikorana kugira ngo tujye dukora ubone ndi kubona aje kaduceceke twumvike we boy ya mfite neza biracamo oji amwita katungusu neza biracamo chamani yagiye badukoreye chamani mu mabari rero na ninze waramuzira ho gatoye hari utuntu nyine twari tumugisha ariko savuga abacama banje n'abatereranye igihe mani ariko naje muri iyi minsi igiye kubikora ruzungu kuko urabizi reba n'ibintu ukuntu byagoranye mu gifu biri kwanga mene nose kiryango agafege rero hari ahantu uciye hari umuntu wari urangaye narigiye kukamuterura rimwe habuzeho gatoya nimba bigenda gutya ukabonye akantu ukavuga ko sinzi uko nahise akabika ariko ubutaha nzahita nkacomora dupange rero ibintu nyine byatuma tubona amafaranga kubona ubukene buri hano reba buranije nta kintu turashyira mu kanwa mbese noneho nanjye ndenda gupfa gateye urumva ikibazo mfite umuzigo tutugusha gahunda yo kuwugurisha sese uruca abana simubwira habe siga byadukoze ubutaha twarabibonye yose mwabinyuma tubifata ukaza umva tudakuze mu magambo yakatuye naje kugurisha umutugo wa mbere warawugurisha uwa kabiri uwa gatatu naje abo wanje ariko mani sende umwana mwiza simuzi simubizi ari turi kumwe wajama wanje turi kumwe nari uhita nyene urahita bikurikirana natwe ubu niyo gahunda tugiye guhita tubisoza ahubwo twakaboro hari umuntu uciyeho mu kanya mbonye yihekesha ako gakapu ariko twaza kugira numva boro yabone cyabana ubundi turajya tumukubita ari ibintu byo gukinisha nta bintu byo kwirirwa tuvuga ngo turajya mu yandi magambo dukita tumusoza amubwiza umunwa n'iyanga turakoresha zambara ubundi ni wema
urumva naniwe noneho ndagerayo ndabona ari buri yaraje rero gahunda tumukubita rimwe nta bintu by'imikino ashaka ibintu byo kuzana amahane katapure yayiriye ya danje ubwo rero mutegereza ahitaza umuntu yanamujyonjyo nta mikino mana umuntu arashonje bawe gaskere ni wowe karindagira arindagira honyoka kiko cyane ubwo wowe wararindagira ho paye akose burya inzira bazamura byawe bana mushenda afite n'imikino amazi ko babaskera we oramafotera najye hasi umuntu yahita nakwica amafaranga semani nagiye muri icara hasi semani ni ngo nibyande ndahita muhezo nuko urakujonja asaba abantu mba nta mikino dufite ngiye kuvuza induru ngiye kuvuza mwica ndayifuza ngiye aseba nagiye muri kubikegera nk'ubu uko kuramo n'umupira Stefano ndakogwa sheshe buye wowe aya uri kubona abantu inzara yarabisha wowe ushaka kurukuza ahubwo ariko rero ubu ni ubugome ni amafaranga ufite ubugome tutari twaguheza umwuka wowe abagome ngamureke nigendere nyine ujye najye mureka ubuswara nk'ubwo ngubwo agaswara nyakanga wawe wamashenzi urareba inyuma reba ukuntu inzara yatwishe shubi ariko sha ndababonye nzamuca buretse muzabona nizere ko tumupapa ibintu byadanje iyo fone nayibonye fone ya n'urutabane menye ukawugabanira ahantu turi biriya bintu ntabwo aba ari sawa ahubwo twizere ko twambuye ibintu bya oji nta bintu by'amahane biraza kuza igikapu kiraremeye gishobora kuba cyari kivuye kuri banki uyu munsi turarya ifiriti n'umuceri wa kino ahubwo utegereze na manigaze uramuca boyi na wase Oji nazo tubazite kiryango oji nayo munangi umva muzigo ni danje neza akira nurutabana papa akira ndakwizera oji ni munangi ibintu ni ruzunga ahubwo ibyo ni ibintu byo kuba umukiriya rero amafaranga ameze ngo imbize kandi telefone ndabizi tekino ya tekmaji ibyaranti tarabizi yarafite surabizi buriganya uri kubyiba warohari mani mujye mureka rero umuntu niba agize boro ukavuga ngo warubizi ubu waruzi ko uriya muntu afite fone ebyiri mani narimbizi igihe urubizi ko afite fone ebyiri se mwari mwahuye hari ibintu mwari mwaganiye umubwiye ko narimbizi we imani ahubwo uri kuduta umukiriya arahari cyambere uko mbaha amafaranga umukiriya ukibesha ukaturya twajya tuguheza umwuka urabizi umukiriya buhari ndabaha yanyu urukumva ntigana yanyu hari ikibazo wabona atarimo n'amafaranga ni munangi aya turaza kubera ari amafaranga atari ikintu baragurisha yo turaza kuyagabana nyuma ushaka kuturya mbere iyi bage murayima ngiye kubera ndi umunyeshuri ntabwo umunyeshuri ukora aho ngaho kagiye njye kugurisha urumva turaza guhura njye ngana amafaranga umukiriya mubwiye ngo ndaje warasashaka kuturya ntabwo yite mwizere mani tumukubite uyu muzigo zanagwa telefone njyewe umukiriya nsize mukizeho mani ndamubwira ati ndaje ni amasegonda kwirukanka arahita yagukubita nuca abana zana aya ishati ni ya oji ni ya oji pesi kawa wahita unaki simbi oya boy twumvikane tujye dukora ibintu biri mu majwi aya mafaranga turaza kuyagabana mwebwe mugira ikibazo kuri bora ufite ubwoba mani turaza
turaza kuyagabana. Naje nari uce kwa kazungu wanzu uzane twege dushireho hanze. nta kibazo nacyo bitwaye. Uce no kwa gasongo uzaneyo akayisho zite duterekaho fresh. Nari ubwo gahunda nta yindi. nta kibazo nta kibazo. Bikurikirana. Ubwo oje. Ubu twizeye boye koko tumukubise iramari ishusha kuriya kwe. Ubu nta munyenge ufite. Ukuntu yari kuva mu muzane w'umukirana kizamushaka. Yarazi ko na telefone reba n'ishati yarayitwaye izagimara gusika abantu barakaye men. Ishati rero nari wowe iyo shati nari wowe wanayitwara nta kibazo. Ukajya ayo mafaranga utangiye turaza kuyagabana wowe nugira ikibazo. Ngo usubize ko nta bintu byo mujyanye. Nari mfite n'ibibazo. Ibibazo byo ntabwo byabura ntabwo zitana tumaranye iminsi man. Tuba gahunda ikurikiyeho. Reka dukurikiye boy nta muntu wamwizera man. Ushobora gusanga ayigurisha ugasanga ahita ajya mu byuma n'indi hayo kubona reka tugende man nkaho nta bindi gahunda niyo gahunda. Wanze tumunere. Ubundi nta yindi gahunda man bamwisera ntabwo twamwize. Kwere babwira ngo nagazika amafaranga twagabanye twarindagije nje kumbwira ngo navunishiye rero amafaranga nakize ingwa zarakije ariko inzoga nta mwana nemeye kuyiha inzoga ni iyanjye peke uwo kanicahire mu rugo urumva kingura we kingura ukingura ko akazika nageze mu rugo njyewe ntacyo uramuswera mana yanjye wondebera mana wondebera nk'ibintu wondebera ibyo navuze ndebera niko boy we boy ndagaswinje nyumujama ndagaswiyana ryana wondebera mana wondebera nk'ibintu mba nakubwiye mbabwire ngo Paul nyimuyizane nje kuyigurisha ariko mana simwumva reba ko nashoboka ubu ngubu watubwira ngo ibi bintu urimo ni ibi ahubwo gikirgo kango kagisoma inzoga reka nta nzoga dushaka amafaranga yacu amafaranga nyine agenda ate amafaranga yacu twigiye ukageragerewe n'amaguru twarenganyije ndakugabanurira mama wacu twarenganyije uramuzigo wose twaguhaye twarenganyije musigarana yanjye ayacu nyine twebwe ayacu twasigaranye sibwo na ayacu ndebera oje undebe byakunda ntabwo nyakora twatatu